ndabasuhuje mwe mukomeje kudukurikira kandi ndabasuhuje bantu bacu mukomeje kubana natwe kuri Tekinoloji TV. Uyu munsi tugiye kwereka uburyo wakora monetization kuri Facebook account cyangwa kuri Facebook page. Uko mubizi page yacu dore ni iyi cyangwa akantu kayiranga ni aka kantu kari ahangaha niko karanga page yacu. Reka tujyeho turebe iyi ni page, dore ni iyi ni page yacu. Okay, ngiye kukwereka uburyo wakora monetization kuri Facebook page. Ubwo ngubwo icyo ngusaba ukore subscribe, ukore like and share kugira ngo ukomeze ubane natwe, kandi nimba uri mushyashya ntugende udakoze subscribe. Okay, turahita tuvaho tugiye kuri Play Store. Kuri Play Store ni iyi ngiyi. Play Store ni iyo ngiyo, dukandeho. Dore twamaze kujya kuri Play Store, dukande hano hejuru kuri kano kantu kameze nka search. Aka ngaka nitumara gukandaho, aho ngaho niho tugiye gukandaho. Dukandeho dushakisha ahantu handitse ngo create studio. Twamaze kwigiraho, dore ngiyi ndakeka kuri kuyibona nawe. Reka nikwereke kase kana twizanira ngaka. Dore ngaka create studio, duhita dukandaho. Nitumara gukandaho dore ngaka. Okay, icyo ushaka kumenyaho aha, dore ngiyi. Noneho kuri kano kantu aka ahangaha ndetse n'aha, noneho n'ubu utayifitemo muri telefone yanjye, impamvu aha hantu handitse open ni uko namaze kuyizanamo. Ariko noneho wowe azaba handitseho tuno tugambo, tuno utungutu handitseho install. Utungutu nitwe tuzaba twanditseho utu tugambo, tuzaba twanditse muri iki gihande cyangwa bituyizanamo. Reka dukande open. Urabona yuko handitse create studio from Facebook. Twamaze kuhagera. Noneho dore ni ahangaha tumaze kuhagera. Twamaze kuhagera. Abantu minute views, 1 minute video engagement, net followers. Okay, wowe uzahita numara kuhageramo, ariko ntabwo uzahita bakugeza ahangaha, ahubwo uzahita ubanza buzuze ya Facebook yawe nyine, inamba ya Facebook yawe nyine, wandikemo izi zina cyangwa email ukoresha na password. bahita bakwereka page, uhita uhitamo iyo ufite ushaka gukoresha wowe. Nonuza bitugera, uzahita ukanda kuri kano kantu ko hejuru karimo amagambo y'ubururu. Rero wamaze kugera ahangaha,
ukandeho uhita uza ahangaha nkuko uri kubibona ahangaha hari amagambo ane. Ahangaha ndakeka uri kukabona. Okay, uzahita ukanda ushaka gushyiraho video. Dore ubundi ubu akambere kavuga ngo video, kakaba kavuga foto, gatatu kakaba live, akandi kavuga text. Akambere kavuga gushyiraho video, kavuga gushyiraho ifoto, gufata video uri nyine iri live, kwandika. Noneho twebwe reka tujye kuri nuza, noneho kuri video. Dore yuko aya na amavideo bagiye kutwereka, aya yose ugiye kubona, aya ni amavideo yacu yose. Okay, noneho wowe icyo uzakora, wenda reka mfate kiriho hano kuri kamera, nkande kuri next, uhita uza ukahita wuzuza ahangaha nyine amagambo yanditse kuri video. Wenda iyi bayita Simagarara Vestina Androkas, uzabyandika ahangaha niyo ushyiramo. Ahangaha ushaka gusobanura indirimbo yawe naho wabyandika ahangaha, aha hasi, aha hasi, aha kuri ahangaha niho wasobanura indirimbo yawe. Okay, noneho uzahita ukandaho wandikeho bihite bijyamo. Noneho ukande, numara kwandika wenda reka ndikemo a, urabona ko hano hejuru hahise haza next. Sorry akantu kari ahantu hahise hazamo next. Okay, uzahita ukanda kuri next. Umaze kubyuzuza rero, umaze kubyuzuza uzahita hazamo wuzuzemo, uhita ugenda ukore umuti. Ndakeka umaze kubibona. Kandi nanone utabyumvishije neza, uzatwandikira WhatsApp tukabikubwira neza, tukakubwira uburyo noneho wabikora neza nta kibazo. Nimero yacu ni 0788 084 13 23. Turabakunda cyane, kandi ntugende utakoze subscribe, kandi niba waranayikoze ukore like and share kugira ngo dukomeze turyoherwe. Ahangaha ubutaha nzakubwira no utu tuntu tungahe nkubwiraho tukomeza noneho. Okay, akambere kavuga, reka nkubwire akambere kari ahangaha, aka kambere, aka kabiri, ka gatatu, ka kane, ka gatanu. Okay, noneho reka mwereke noneho musobanurire buri kamwe kuri kamwe n'akandi uko ubuntu bwose bungana. Ahangaha bufite icyo busobanuye. Wowe rero kuri aka kambere kakwereka ano manuza nyine. Aka kambere kakwereka nyine ibi byose uri kubona. Aka kabiri, akambere kakwereka nyine ibi byose uri kubona ahangaha. Aya ni amalinki yagiye ajyaho Simagarara, uko wakoresha interineti z'ubuntu byose nyine, ukareba ibintu byose wapostinze. Nyine niko bigenda, bihita biyizira kuri aka ngaka. Aka kabiri kameze ahangaha. Reka twinjiye ku ka kabiri none urebe. Aka kabiri ni bya bindi nabyo wapostinze. Dore ngibi bya bindi byose ngibi hano. Tujye kuri aka ka gatatu kameze nk'udukoni tuvunaguye. Noneho dore no kukubwira uburyo video yagiye irebwa, ubwo ni gutya urabibona. Ku ka gatatu kameze nka kuri aka ka gatatu kameze nka comment. Dore ni za komentiri bakuha
kuri WhatsApp nako kuri Facebook zose dore ngizi Habimana Pacifique ngo hayi. Noneho ahangaha ni za zindi ziba ziri inbox ahangaha, ariko ahangaha noneho ni za zindi ziza kuri page dore ngaha ziza ku ndirimbo waba bakubwiyeho nyine. Dore ngaha dore ngo how are you, ese wa manamba yawe, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine. Ibi ni ibintu baba baragiye bandika nyine byose. Okay, dore aka gatatu noneho ni indirimbo yawe nyine, cyangwa ni ikintu cyawe cyose cyagiyeho nyine ngubu iyi ngiyi imaze isaha imwe imaze kujya kuri nuza bahita Simagarara ya Vestina and Dorcas. Nimba unashaka kuyireba ugenda wandikemo Simagarara Vestina and Dorcas. Ndakeka rero ari ibyo ngibyo. Icyo utabashije gusobanukirwa uzatwandikira WhatsApp kuri za nomero, kandi nakwinginze ntugende udakoze subscribe. Kandi ni ukuri nimba ukeneye no kudutera inkunga niyo nomero nayo dukoresha. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.